Restaurant tubeke fusere muvara vuba mwitandukanye abahutu kwabo abatutsi kwabo nta muhutu nta mututsi twese turi abanyarwanda. bahita bamurasa. Ingabo za RPA zaje duhunge zikurura ziza kumenesha abacengezi, bamwe barahunga, zishe mumwe abandi barahunga. Izina yanjye nitwa Uwera Odile, niga mu mwaka wa 6. Club y'umuco n'ubutwari twabateguriye umukino ugaragaza uko igitero cyo kuwa 18 z'ukwa 3 1997 cyagenze. Nimwihera amaso. Ko byari bisanzwe, abanyeshuri bo mu ishuri ryisumbuye rya Nyange mbere yo gutangira amasomo bahurizwaga hamwe bakigishwa indangagaciro zinyuranye. Igitondo cyiza kuri mwese. Uyu munsi turibukiranya indangagaciro y'ubumwe n'ubwiyunge. Twese twumva ko turi abanyarwanda, tugomba gukorera hamwe aho kumva amacakubiri hagati yacu ngo nta Bahutu aba n'Abatutsi. Twese turi umwe, turi bene Kanyarwanda, tugomba gukorera hamwe nk'abanyarwanda. Murakoze, agira uza adusubire dukomeze tujye mu mashuri twiga. Ku izina Mwana Data na Mwana Mutagatifu, amen. Mana yacu tugushima igitondo duhaye, turakwinginze ngo turinde, dufashe dukorane hagati yabo kandi dufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ku izina Abanyeshuri basubiraga mu ishuri bagatangira amasomo yabo nk'ibisanzwe. Kuwa 18 Werurwe 1997 ahagana mu masambiri y'ijoro, ubwo abanyeshuri bajyaga muri refectoire babisikanye na bamwe mu bacengezi ariko ntibabimenya. Kuvuka abanyeshuri Abanyeshuri bagarutse mu mashuri yabo nk'ibisanzwe, babanza gusenga nk'uko bari basanzwe babigenza. Abacengezi babiri binjiye mu ishuri ry'umwaka wa 6. Umwe yari afite imbunda, undi afite inkota. Uw'imbunda niwe wategetse abanyeshuri kwitandukanya abatuza iyo ntwaro. Eske vuba ko ndase twigiriye Kongo mudukureo nabi. Restaurant tubeke fusere muvara vuba mwitandukanye abahutu kwabo abatutsi kwabo. Uwitwaga Mujomoro Chantal aravuga ati nta muhutu nta mututsi twese turi abanyarwanda. bahita bamurasa. Abanyeshuri bahise baryama hagati mu ntebe zabo no hafi yazo, abandi basimbukira mu madirishya, barimo witwaga Nyagasaza Joseph wahakomeretse. Muri iryo shuri hishwemo Bizimana Sylvestre, Mujomoro Chantal na Mukambaraga Beatrice. Bagiye mu mwaka wa 5. Uwitwaga Sibomana ni yarasohotse ajya kureba kuko yumvaga urusaku rudasanzwe. Ako kanya abacengezi binjiye mu mwaka wa 5, abanyeshuri bahita baryama hasi. Eske vuba ko ndase fusere muvara twigira amasimu dukoreye nabi. Restaurant tubeke vuba mwitandukanye abahutu kwabo abatutsi kwabo. Yahise afata uwitwa Mukarutwaza Serafine aravuga ati Abatutsi kazi kambe nakabonye. We nawaze ngubona kare ku muhanda.
tega umutwe neza. uwo Mukarutwaza Serafine yariwe ku muhanda ategeye imodoka umuvandimwe wari waje kumusura. Undi bishe ni Ndemeye Valence wahoze ari umusirikare wa RPA, yari yagerageje kubarwanya. Uwitwa Mukarutwaza Serafine yarahagurutse afata umucengezi aramubwira ati, nawe koko nzi niwe ugiye kunyica. Ibiro by'ubusa baramwica. nyuma yo kumva amasasu ingabo za RPA zaje duhunge ziza kumenesha abacengezi bamwe barahunga zishe mu umwe abandi barahunga leta akaza guhangana n'abana. Uwitwa Theodete yaragitera kuka we na bagenzi be barabafata abakomeretse babajyana kwa muganga. Abari bahunze bagiye kubashakira aho bari bahungiye. Byari ijoro ry'icuraburindi, abanyeshuri b'Inyange baricwa abandi barakomereka. Abasirikare bakomeje kujyana abakomeretse ari nako batwara abarangije kwitaba Imana. Ingabo zakomeje kugenda zifata abakomeretse zibajyana kwa muganga, kandi ari nako zishakisha abari bahunze. Nyuma y'icyo gitero ingabo zagiye guhumuriza abari barokotse. Mwaramutse. Gomereye ku byaraye bibaye, twaraye tubuza abavandimwe bacu, bari abana b'igihugu, bari imbaraga z'ejo hazaza, dukomeze kwihangana. Niyo mpamvu turi kumwe n'ubuyobozi bwacu butuba hafi kugira ngo buze kugira icyo butubwira, butwigishe, budufashe kugira ngo tutazongera ukundi, kuko turi kumwe n'inzego z'umutekano, baho umwanya bagire icyo batubwira. Mwaramutse. Yego. Umuyobozi wanyuze uhagaze imbere yanyu, Burugumesitiri wa komini yacu ya Kivumu, abanzanywe hano no kubahumuriza ku byaraye bibaye. Twabimenye kandi byatubabaje, gusa ntibace intege, mukomeze imirimo yanyu nk'ibisanzwe kandi mukomeze kubakira ku ndangagaciro y'ubunyarwanda, ubumwe, gukunda igihugu kandi mwindi kibatandukanya cyose. Aho mugize ikibazo mutwegere nk'abayobozi mukitubwire, turahari ku bwanyu ngo tubafashe. Nk'uko mubibona ndi hano, ariko ntabwo ndi jyenyine, nazanye n'uhagarariye ingabo muri komine yacu ya Kivumu kugira ngo nawe agire icyo atwizeza ku bijyanye n'umutekano. Murakoze. Mwaramutse. Yego. Natwe mu nzego z'umutekano tuje kubahumuriza ku byaraye bibaye. Bihangane, ntimugire ikibazo, turahari ku bwanyu.
turabasaba gukomeza urukundo mufite ntibigire ikibazo bahungabanyaho. icyo nababwira cyo musubire mu mashuri, ingabo z'u Rwanda zihari ku bwanyu. intwari z'Inyange uko ari 47, 40 muri bo baracyariho bagize asosiyasiyo Komeza Ubutwari. Iki gihe ni icyanjye ni icyawe ngo dutere ikirenge mu cyabo. Ubutwari n'ubumwe bw'Abanyarwanda. Ubutwari n'ubumwe bw'Abanyarwanda. inkingi z'iterambere. Ferubye. Murakoze cyane.